gushira wayikoreye mirimo yawe guherekeze ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu Estaba pues. Zikonzumva izina ryanjye nkitaba. Pasiteri Theogene niyo nshuti Imana yakuremye ikuzuza ubuntu bwayo bwinshi iguha agakiza kayo wishurira imbabazi z'umwana w'intama w'Imana kuzuza umwuka wera iguha impano zo kwikorera iguha urukundo iguha imbabazi iguha umuhamagaro wo kwikorera iguha umuryango iguha itorero iguha igihugu kandi iyo Mana yabanye nawe ni nayo yaguhamagaye uyu munsi duherekeje umubiri wawe umubiri wibwa ufite intege nke ariko ubwiza uzahabwa imbaraga uzahabwa ubwiza bwo mu ijuru buhukire mu biganza bya Data waguhamagaye kandi tuzahura n'abera bose mu gitondo cyiza cy'umuzuko mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera amen. Yesu mwami ni utubaza inde ntumbi mu murima wanjye dore hari benshi bazimiye Kara ry'umuriro umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishobora ariko nshimwe n'umuriro Jene azuki icyakabiri nshaka kubabwira nuko hari umunsi imbaraga z'urupfu zizarangira wa mwanzi kwita urupfu wa mwanzi utera ubwoba wa mwanzi ujuza agatwara abacu ngo igihe cye nacyo kizagera ngo ubwo tuzaba twambaye umubiri udapfa ngo nibwo tuzabwira urupfu ngo mbese wa rupfu we imbaraga zawe zirihe tuzaba twageze ahantu udakorera hari operations hari zone hari area urupfu rutageramo nitumara kuhagera rero tuzarwishima hejuru tubwire ngo warupfuye waturizaga urubori rwawe ruri hehe warupfuye waturizaga uracyabuze iki kubera iki
tuzaba twageze aho badapfa. Haleluya. Uyu munsi rero umunsi wo kubabwira ngo nubwo bugihari uri mu kazi karwo ariko aho tujya ntibugerayo. yamanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma nararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu Aje waturizaga uracyavuze iki kubera iki tuzaba twageze aho badapfa. Haleluya. Uyu munsi rero umunsi wo kubabwira ngo nubwo bugihari uri mu kazi karwo ariko aho tujya ntibugerayo. Aho tujya ntabwo bugerayo, nitugerayo aho ngaho tuzabwira ngo mbese za mbaraga, mbese kwakubesha, mbese kwakwishima hejuru ni hehe kubera iki tuzaba twageze aho badapfa. Uyu munsi Pastor Theogene umubiri we tugiye kuwuherekeza kubw'ihumure duhabwa na Kristo ariko ijambo ryatubwiye ngo ubwo kuzuka kw'abera kuzaba ngo wamurira twarije udafite imbaraga nabo intege nkeya ngo uzazumva umubiri w'imbaraga maze cyane twashyize hano wambaye yewe ubona wacishijwe cyane nituzuka ngo tuzahabwa undi mubiri uzaba ufite ubwiza bwiza. Haleluya. Ntabwo twabishurirwa neza kuko yavuze ngo habaho ubwiza bw'ukwezi, habaho ubwiza bw'imibiri hano mu isi twabona abantu basa neza, ariko ngo hari ubundi bwiza twahawe tuzagira mu ijuru. Bene data bakundwa, uyu munsi aha niho twaje kumuherekeza, ariko mbabwire ko twaje guherekeza ni umubiri wavuye mu gitaka twawuzanye mu kindi gitaka. Mu bintu biri hano ntabwo ubugingo bwa Theogene ntabwo buheranwa n'igitaka kubera ko bwavuye ku Mana. Haleluya. Kandi burya ikintu cyamuteye igikundiro cyatumye mumukunda, ikintu cyamuhaye urukundo cyatumye bakunda ntabwo cyakomokaga mu mubiri we, cyavaga ku Mana. Icyo ngicyo ntaho kigiye kubera ko Imana iragifashe. Imana ishimwe, Imana iragifashe, Imana irakigundiriye. Haba umunsi umwe izagihishura maze abantu bose bapfe bizera bavuge ngo burya byarakoraga. Mureke dusenge. Tugiye gusengera iyumva igiye kwakira uyu mubiri wa mwene data Pastor Theogene wakoreye Imana. Ubu butaka nabwo bugize umugisha bwo kumwakira, ariko nubwo bumwakiriye ntabwo bumufiteho ijambo.
kuko ijambo riri mu biganza by'Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye ko uyu munsi iyumva ari igiye kwakira uyu mubiri wa mwene data Pastor Theogene wahamagaye wakoresheje, ariko imbaraga zari ziri muri we zari imbaraga zawe, imbaraga zakoze ibitangaza, imbaraga zavanye abantu mu byaha. Ntabwo yaziheshejwe n'umubiri, yaziheshejwe nawe Kristo. Ubwizo mbaraga rero ziri muri we, ku munsi w'impanda nivuga azumva ijwi ryawe, kandi uwo mwuka uzamuzamura, uzamugeza aho batanyipfa, uzamugeza aho tunezererwa iteka. Kubw'iyo mpamvu natwe dutegereje uwo munsi dufite ibyiringiro. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mana ishimwe cyane, tugiye kuza umubiri wa Pastor Theogene kugira ngo ushyire muri iyi mva aho ugiye kuruhukira. Muregera inyuma sibyo, muregera inyuma kuko Imana ishimwe cyane. Mwese nimubye ngo Imana ishimwe cyane. Mwese nimubye ngo Imana ishimwe cyane. Mwese nimubye ngo Imana ishimwe cyane. Aho tujya ntabwo bukujyayo, aho tujya ntabwo bugerayo, kandi umunsi umwe tuzamuka tuzagerayo. Aho Pastor Theogene ageze ntabwo agifite guhangayikishwa n'urupfu, ariko umunsi umwe azumva impanda. Hari wapigisha hejuru mwana. Igiye kuba turirimba tuvuga ngo kuba impanda z'Uwiteka bizavuga. Mugihe tumanura umubiri wa Pastor Theogene, umwana wa papa nanjye mfitemo nuzi rero tufite n'umutipe. Mano wakuyo mano. Mugita ochubugingo zikonzumva izina ryanjye nkitaba.
pasiteri Theogene niyo nshuti Imana yakuremye ikuzuza ubuntu bwayo bwinshi iguha agakiza kayo wishurira imbabazi z'umwana w'intama w'Imana kuzuza umwuka wera iguha impano zo kwikorera iguha urukundo iguha imbabazi iguha umuhamagaro wo kwikorera iguha umuryango iguha itorero iguha igihugu kandi iyo Mana yabanye nawe ni nayo yaguhamagaye uyu munsi duherekeje umubiri wawe umubiri ubibwa ufite intege nke ariko ubwiza uzahabwa imbaraga uzahabwa ubwiza bwo mu ijuru uruhukire mu biganza bya data waguhamagaye kandi tuzahura n'abera bose mu gitondo cyiza cy'umuzuko mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera amen. Yesu mwami ni utubaza inde none mu murima wanjye hari benshi bazimiye Kara ry'umuriro umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo gishoboye ariko nshimwe n'umuriro ati Imana none Mana yanjye umuze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye umuntu ni imbere ariko nimba turajyana hari abantu benshi bazimiye barangije gushyiraho ibyo abarangije gushyiraho indabo ku mwanya uze kumwe kubabwira n'agakiza k'ijambo usanga uyu mwanya rwose umuze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye egekubu papa wanjye warayi shaka ukuntu gafatira aho ngaho pe uvuyemo sinasubiramo wowe ntabwo mvamo irwanyeho zumbinga rwose kandi umwami w'abazabacira ababwira ati nakoze neza Mana yanjye egekubu umuze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye egekubu kumama murundi neza igihe cy'isarura abakozi bose bazana kandi umwami w'abazabacira ababwira egekubu umuze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye egekubu
urajyamo imbere namwe mbasabe mwigire inyuma Zewe ikara ry'umuriro Mana yanjye urumva dore ibintu bagiye gukora kw'icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye ari kw'icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka aho mutanga akanya ariko nzikunza uyu nguyu kureba munini mu Rwanda hose mu Rwanda uyu mugozi reka ninginge umushumba w'itorero rya ADEPR mu Rwanda ndetse na kambaho inzira none yakoze RBA ibiro kanze abamara gushyiraho ururabo abantu bose bafite ikibazo bajya batambuka bashyireho hanyuma abandi bahite basubira abantu bose bafite ikibazo bajya batambuka bashyireho hanyuma abandi bahite basubira Gospel yatambuka, Bismoteri yatambuka, Ubumwe Family yatambuka. Aha, tangaza amaso yashyira ururabo, yahamagara famille. shyiraho indabo uca hano abandi badafite indabo bazamuka aho dutaranye